Amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane aho muherereye hirya no hino ku isi, ubasuhuza ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase ubwoko bw'Imana. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi cyo ku murongo wa Irera TV1 cya ikiganiro twahuriraho mu bwoko bw'Imana, turareba ese nyirizina umubatizo Imana yamenyesheje ubwoko bwayo ko bakwiye kubatizwa n'uwuhe, cyangwa ubwoko bw'Imana nyirizina Imana itwemerera abo Imana yemerera kubatizwa ni bande, ni abahe? Turasanga abantu Imana yemerera kubatizwa ni abantu bamaze kwigishwa ubutumwa bwiza, ni abantu bamaze kwemera ibyo bamaze kwigishwa ndetse bakanabyizera, noneho bakabihamisha nk'ikimenyetso cy'umubatizo, bakabona nyine kubatizwa. Yego, ikiganiro kigendanye ku buryo burambuye n'uyu mubatizo cyangwa abo Imana yemerera kubatizwa bari bo, uraza kubona ku buryo burambuye kino kiganiro ku murongo wa Irera TV1 unyuze kuri YouTube. Rero ubwoko bw'Imana duhurireyo n'ubundi tubone byinshi cyane kuri uyu mubatizo ndetse n'ibindi byinshi nkenerwa nk'ubwoko bw'Imana tuzaraga ubwami bw'Imana. Ndabashimiye ko mudahwema kubana natwe, murakoze cyane.